Gasaro TV. Rero mbere yuko tutagira umuhango wo gushyingura nkuko twabivuze kare, twishime Joshua yubashye Imana kandi yavukiye mu muryango w'Abakristo, akurira mu ishuri ryo ku Cyumweru École de Dimanche. Iyo Mana yatojwe rero niyo yayindi twakomeje kuvuga, no turi kumwe n'umushumba Apotre Joseph. Reka tubanze tumuhe umwanya yongere adushyire imbere y'icyubahiro. Twishimiye Joshua watuvuyemo, tukimukunze, tukimukunda, tukimwemera, ariyo iyi mbaga y'aba bantu yiyemeje kumugwa inyuma no kumuherekeza. Abo twari turi kumwe mwabonye mu muhanda uko byagenze, ariko twihangane. Sabe abashinzwe umutekano bakomeze baturebere umutekano w'abantu uko bimeze. Mumwicaze aruhuke. Mana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, aho twari turi mu rugo kwa Paul, twakubwiye ngo tugeze hano amahoro, none turagushimiye yuko utugejeje hano amahoro. Uyu muhango ugiye kubera hano wo guherekeza umuvandimwe wacu, turasenze kugira ngo ubwiza bwawe Yesu Kristo bube hano, amahoro yawe, ituze ryawe, ibyishimo byawe bigaragare ahangaha, kandi umutuzo wawe n'umutekano wawe kuri buri muntu wese uri hano, umuhe gutekereza neza no kwibuka uyu mwanya turimo, kugira ngo umuntu wese aheshwe no gutekereza iherezo ry'ubuzima bwe, ndetse n'aho umuntu azaba nyuma y'ubu buzima turimo. Bana natwe muri gahunda zose mu izina rya Yesu, amen. Irimo ibintu biteye ubwoba, irimo ibintu wumva ukavuga utari ku bundi bino yabiririmbaga byagenze bite. Birimo ibiri kuba ubu ngubu, birimo ibiri kuba aka kanya, kuko atangira avuga ngo amarira yose mwarize muyihanagure, kandi yaririmbye muri 2016. Kubera icyo ari kubwira abantu ngo bihanagura amarira, ngo naho ubuzima burakomeje. Icyo bivuze kuri njyewe, uyu muhungu yari afite misiyo yamuzanye ku isi. Misiyo irarangiye, agiye mu buzima bwe bundi. N'izindi magambo yaba bari kutureba online, yaba bari hano, reka mbashimire mwese. By'umwihariko nkomeje kubona ubutumwa butandukanye bwo gusapotinga umuryango. Ndabashimira kuko biranyere ku buryo Kipoli akunzwe. Umuntu wohereje igiceri cy'150 kuri mobile money yanjye, uwo muntu afite agaciro gakomeye kuruta umuntu wohereje amadolari 1000 kuri Western Union. Impamvu mbarutanisha twanazisanga mu ijambo ry'Imana. But the thing is, mobile money z'150, z'igiceri cy'100, z'ibihumbi 200, z'ibihumbi 100, akundwa n'abantu mu bipimo bitandukanye. Yaba ari abifite nabo bagabana 500, akavuga ngo reka muhe 100 nyanywera icyayi, ariko mbe nzi ngo ndamushyigikiye. Reka rero mbashimire, iminota sinyirye. Twishime Josué yambere murumuna wanjye mwiza w'umugabo, kuko rege namubwiraga ngo nyura aha, akambwira ngo ndanyura aha, kandi ahandi yanyuze nasanga niho, ngahita mvugana ariko kuki ubundi ntege ku muntu kunyura ahantu nyura kandi ariho. Ubuzima buraryoha, twabanyemo mu bihe byiza, yego, kandi reka nizere ko Imana yamwakira. Murakoze. Ndetse ko yabwira ati ngewe sinakirira, nanjye mu kanya namubonaga ari gukurikira indirimbo za Paul, bishobora no kuba arizo zakunze kumara umubabaro cyane, kandi yakoze n'ubu turacyamushimira urugero rwiza. Burudoge aze
muri ijambo rigufi rwose nk'umuntu wabanye na Jay Polly agire icyo avuga muri uyu mwanya wo kumuherekeza. Ni umuvandimwe we, barabanye igihe kinini. ntamubwiye wenda akiri mu buzima sinabivugaga wenda aka kanya twagendanye urugendo rw'ubuzima njyewe nawe nta nubwo bwari ubucuti gusa byari bimeze twari nk'abavandimwe twari turyama mu nzu nta kintu dufite cyo kurya dufite nk'amafaranga nk'igihumbi gusa tukavuga ati ariko tuzabikora tubone amafaranga. Twavukiye mu miryango idakize, yari imiryango iri aho ngaho ibintu bya hafi aho ngaho, tukavuga ati ariko tuzabikora tugasunikana. Nanjye agahinda ntabwo kashira aka kanya, ntabwo bishoboka kubera ko gufata umuvandimwe, umuntu mwaryamye ku buriri bumwe, mwasangiye ibyo mwe mufite ubusa, ukabona umushyize mu itaka, ni agahinda gakomeye cyane. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo buri cyahuriyeho cyose kizasogongera ku rupfu, cyose kizasubira ku mwami wabo. Njyewe ndi umugaragu w'umwami kandi nawe wari umugaragu w'umwami. Burya uzumva indirimbo ze, ntabwo wakumva indirimbo ze zirenze 3 utarumva avugamo ngo Imana yamfashije ibi, yankize hariya, yankoreye ibi cyangwa biriya. Niko twahoze tumeze kubera ko niko twakuze. Icyiza nuko twagize base nziza, yagize ababyeyi nkamwe mwamubureze, yarezwe neza Polly, ntabwo yarezwe nabi. N'ibyo yazize naho bamushyize ntabwo ndabyumva kuko sinanabyemera, nzanabihagararaho kugeza ku munsi nzongera gusubira ku Muremyi nanjye. Ni ubusa n'ibintu by'ubugoryi n'ibintu by'ubufu. So icyo navuga rongewe aka kanya, ntabwo ndi bujya kuvuga ibintu byinshi cyane. Kabaka yari afite abakobwa 2 beza cyane. Kihebe noneho ukuntu yari umuntu utangaje, nta mugore wamubeshya ngo amuvangire neva. Abana be baba basa nawe, ntabwo baba batandukanye nawe. Nicyo cyiza yari afite, ubwo ni ubugenge cyangwa n'ikimana yari yaramuhereje. Twese uko turi aha ngaha, Fifi ntabwo hamagara Fifi ni Rere Afsa, umugore wabyaranye umukobwa bita Crystal, umukobwa mwiza cyane. Haba Shadifa wabyaye Chloe, kuko Kabaka ari King Solomon, Imana yamwimeraga kugera n'abarenze 1 cyangwa 2. Ibyo ngibyo niko bimeze. Mwese muzatekereze kuri bariya abana ba Kabaka, kuko yabahaye ubuzima neza cyane. Kabaka afataga abana be neza cyane, yabagaburiraga neza, yabambikaga neza, yabakoreraga imisatsi yabo neza cyane. Twese uko turi aha ngaha, njye Afsa nampamagara akambwira ati Bertrand, hari icyo nshaka, byagenze gutya na gutya, mu bushobozi buke bwanjye mfite nzagerageza kumwumva. My very good sister Sharifa nampamagara, nahoze mbwira Sharifa mubwira abantu bakabaka ugomba kubahuza bari abakobwa 2 bakajya bamenyana bagakundana, mukabumvisha imiziki yase, mukabamwereka interview yakoze, mukabereka ibitaramo yakoze by'agatangaza, kugira ngo nabo bazakorane iyo greatness yase. Ubwo icyo gitangaza se yari babimenye, abo bantu batangaje nkuko se nawe yari umuntu utangaje. Namwigiyeho byinshi, njye nawe nitwe twakoze itsinda ryitwa Tough Gang, kandi nzakomeza biharanire. Ibyo twashwaniye dupfa twayadushwana kubera ko abavandimwe niko bigenda. Nawe mubabarire nyimenya amateka, Imana imubabarire nayo iyo yaba ari icyo yakoze kitayishimishije. Adonai Yehova Odoa Umuremyi wacu azabimubabarireho, tuzongere guhura twese twishima, tujya heza, kuko niyo nzira ya muntu. Twese nuko bizagenda. Murakoze cyane. Hano hari abaraperi benshi cyane babanye, usibye na Bulldog hari n'abandi nigeze kubona.
wenda no kubera ko bagize akanya bakaza bakinjira ahangaha, ubwo baraza no gushaka akanya badushyireho imirongo wa mugani wabo. Hari igihe cyo kwishima n'igihe cyo kubabara, ariko hari n'igihe urupfu ushobora kurubyazamo ibyishimo, cyane cyane iyo ubonye imbaga nk'iyi iherekeje umuvandimwe wawe, wavuga uti biramaze, arapfuye aragiye, ariko nibura asize abakunzi. Abari mu nzira mwabibonye, twabonye ko ibyo ari byo byose atabanye n'abantu nabi. Pasiteri Kare yabivuze, yahaye igihugu ibyishimo, yahaye urubyiruko ibyishimo. Ni nayo mpamvu twifuza ko nta muntu uri butere amahane kuri uyu munsi wo kumuherekeza. Ufite umunota umwe, hari abantu benshi bagukurikiye, turimo gushyingura kuri umwanya ni uwawe. Hello. Ndabona mukuru akivuga, wenda bashimiye cyane wenda kumva bonsoir. Murakoze cyane, ndabashimiye. Ndatangira mvuga ngo ijambo ry'Imana. Yes, ndakumva. Aya ni amajwi ari kukugarukira, wowe vuga ntugire ikibazo. Muri Yohani ibice 5 umurongo wa 28 kugeza kuri 29 hatubwira yuko hazabaho umuzuko w'abapfuye bose. Natwishime Joshua nari narahimbye akazina ka Poli kubera ko nifuza ko umwana wanjye azakora yerekana ko yahawe uburere, azazuka. Ni ibyiringiro biva ku Mana yandikishije muri Bibiliya, ziraduhoza amarira igihe cyose duhuye n'akaga nk'ako ngako. Ndabashimiye, ndabakunda cyane mwese, kuko twese turi Abanyarwanda. Mwakoze gutabara umuvandimwe wanyu, kandi nshimiye Bulldog uvuze ko azajya ashobora kuba yafasha Crystal na Chloe. Mwese Imana Yehova ibahe umugisha. Mwakoze. Arakoze. Ubutumwa twatangaga rero twagira ngo n'umuntu uzaho biri hose ibyo bihangana bitwegereze hafi, n'ufite gahunda yo kubicuruza mu buryo butemewe aba biretse, tutazabona urubyiruko asize rushonje tukabyibagirwa, kuko ubu twebwe turaza tugashyingura, twamara gushyingura tukagenda tukabyibagirwa, na ya marira twaririye mu nzira, twaririye mu muhanda. Kandi ni byiza tugaragaze emotion zacu, ariko tubyibagiwe twaba twibagiwe aba bana. Ntabwo twaba twibagiwe Jepol, ahubwo twaba twibagiwe izi mbuto ze, twaba twibagiwe n'abari abafasha be. Aba bana ntibarashobora kuvuga. Ndagira ngo tubasabe bicare, ndagira ngo bicare, ariko Gasaro TV.